turashima kuno muhanda ukorotije isoko rya Kabeza ibikorwa remezo. Tubishima Perezida Paul Kagame akaba chairman y'ingabo z'u Rwanda akaba na chairman y'ibikorwa remezo. None no muhanda abanyamagare twahoraga tunyura mu binogo nta kaburimbi irahagera, none twishimiye kuba kaburimbi yageze muri Kabeza mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Kabeza aho namenyanye na Sofia. Nese mwamfasha amazwi mwafoto bagendaga ibinogo ku magare twabanyabiziga karani ngufi irabwirirwa niburara bopo abaturage bo mu mudugudu wa Karisimbi akagari ka Kabeza umurenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu kanyamuneza kenshi bavuga ko bishimiye ko bagiye kwiyubakira umuhanda wa kaburimbo bagizemo uruhare mu rwego rwo kurimbisha umujyi wa Kigali naho batuye. Murakoze cyane, nitwa Kayirangwa Karine, nkaba ndi umuturage utuye uyu mudugudu, nkaba ndi muri komite y'iki gikorwa cy'ikorwa ry'imihanda. Tukaba twishimye cyane kuko ibi bintu twabigambiriye hari hashize igihe, abaturage bamwe bahora babaza impamvu duhora nta kintu dukora, ariko nkanjye uhagaze hano uyu munsi ndishimye kuba hari ikintu dutangije. Ni ikintu abantu bose ubu ngubu bagiye gushyiramo imbaraga, natwe nk'abari muri iyi komite y'iki gikorwa tugiye gushyiramo imbaraga z'ubukangurambaga kuko harushitangira. Ubu ngubu ndahamya neza ko ubwo hari ikintu kigaye kugaragarira buri muntu wese, ubu n'undi wari we wese arahita akanguka kuko ubirebye twari twarasigaye nk'inyuma mu iterambere. Abandi bagiye biteza imbere bikorera imihanda, natwe tukibaza ikibura, ariko kubw'uyu munsi ndahamya ko ubukangurambaga bugiye kuba kandi hari ibizakorwa, ntabwo bizatinda nk'uko twari tubizi. Ubu ibigiye gukorwa abantu bose barabona yuko hatinze gutangira ibintu bigiye gushyirwa mu bikorwa, n'abataragira icyo batanga bumve ko noneho bibareba. Murabizi yuko ibintu byose mu bijyanye n'ubukungu byagiye byiyongera agaciro. Nk'abantu bafite inyubako muri uyu mudugudu ndahamya ko n'amazu yabo azagira agaciro. Kubera iki? Kubera ko umuhanda uzaba ari nyabagendwa, batinyaga amazi n'ibitaka n'ibyondo, ubu ngubu bazitabira kuza mu makaritsiye babona ko ari meza, kuko natwe turishimira ko imihanda yacu izatuma amazu yacu agira agaciro. Tugiye gukora twivuye inyuma kuko nanjye ndi mu barabo bashinzwe ubwo bukangurambaga. Ubu tugiye gukora dukomanga urugo ku rundi, duhamagara umunsi ku wundi kugira ngo iki gikorwa kitatazaba mwidindira. Ntabwo twifuza kuko twatangiye tuzatinda kurangiza gukora uko twabiteganije. Murakoze, nitwa Dusabumuremye Innocent, nkaba ndi umuturage utuye muri mudugudu wa Karisimbi akagari ka Kabeza. Twishimiye ikorwa ry'uyu muhanda nk'uko abayobozi bacu babidutekerejeho, natwe tukabyishimira, turabyishimiye rwose. Murabona uno muhanda uzabafasha iki, haba mu migenderanire yanyu, haba no mu mihahire, cyane cyane agashya mubona uzanye muri uno mudugudu? We agashya kazanye ko ngira ngo ntawe utazi ukuntu isuri yajya muri umuhanda wacu ikawangiza rwose. Abaturage abantu bagiye kuza muri umudugudu bose babonye ko umudugudu ukeye kubera kaburimbo ihageze. Ni byiza rwose. Nk'abaturage rero murashimira iki kuri ubuyobozi cyangwa se mwubwanyu murishima n'iki cyatumye? Twebwe twishimiye ko umuhanda kaburimbo ihageze, kandi tukishimira n'ubuyobozi butugira inama bukadukangurira kwikurira ibyacu tugakora neza ibyacu dukorana na leta yacu. Murakoze. Nsanzumuhire Sud, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga wo kubaka uyu muhanda, avuga ko bazakora imihanda ibiri ariko bakaba bahereye kuri faze ya mbere ya metero 568. Nitwa Nsanzumuhire Sud, ni umuturage wo muri Karisimbi hano, nkaba ndi n'umuhuzabikorwa w'uyu mushinga wo gukora isuku mu mudugudu umudugudu wacu witwa Karisimbi, uri mu kagari ka Kabeza. Ubwo rero ni ngewe ukuriye igikorwa cyo guhuza ibikorwa by'abaturage na komite yacu, kugira ngo mu bitekerezo twagize byo gukora umuhanda nk'abandi baturage, kugira ngo tujyaneshe n'icyifuzo cy'igihugu ndetse inama mbese z'igihugu gukora isuku
mu ngo aho dutuye kugira ngo natwe tube heza nk'abandi bose. Ubundi twabanje dutangira nk'abayobozi bo mu mudugudu, ariko tubishyira mu nteko y'abaturage kugira ngo tubagezeho igitekerezo n'icyifuzo dufite kugira ngo tukibashishikarize nabo babashe gufatanya natwe, kuko n'ubundi ibi ni ibikorwa by'abaturage, ntabwo ari ibyanjye ku giti cyanjye cyangwa umuyobozi runaka. Ubwo rero niho twakivanye tunakibagezaho kugira ngo tubashe gufatanya tuzagere ku gikorwa cyiza nk'iki. Ni umuhanda ungana ute, uzakorwa mu gihe kingana gute? Uyu muhanda ntabwo ari umuhanda umwe, urebye nuko twabanje uyu muhanda uturuka kuri sitasiyo hariya mwabonye sitasiyo ya esansi, urazenguruka hano duhagaze, aha ni inyuma y'isoko rya Kabeza, ukagenda uhinguka mu wundi muhanda hariya keke 195. ni umuhanda ufite metero 568. uwo muhanda rero kubera gukusanya ubushobozi butabonekeye rimwe, twahisemo aho kugira ngo wenda ubwo tumaze kubona tube dutangiye noneho n'undi tuzawukurikizeho ari uko urangiye. Dufite uwundi hano hirya nawo, na nyuma yaho hari utundi duce tubiri tw'imihanda natwo tuzakora ku bushobozi uko buzagenda buboneka. Hano hari 568 metero, hariya hirya hakurikiyeho hari metero 70. hari n'uduce dutoya dufite 25 n'akandi gafite 28 ngirego. Uyu wonyine ufite miliyoni 37 n'ibihumbi 531 n'amafaranga 600. Uyu wa 568 metero. Hari ukurikiyeho ufite metero izo 70 uzatwara miliyoni 13. muri dovi twagiye tuzikora dutandukanyije kugira ngo ayo tubonye bwa mbere duhite tubanza icyo cyambere kirangiye. Hanyuma hari n'utundi duce tubiri dufite metero nkeya zitarenga 60 nazo zigera kuri miliyoni hafi 8 biri muri dovizo twagiye dukoresha na rwiyembezamirimo. Ayo mafaranga n'abaturage bayatanze iki cyabo cyangwa n'inkunga na leta cyabafashije? N'abaturage ku giti cyabo. N'abaturage ku giti cyabo, mbese muri rusange harimo harimo n'isoko, harimo na station, ariko bose n'abaturage nk'abafite ibikorwa hano baturiye kano uno mudugudu wa Karisimbi. Nta gato kaje kamwe na mudafite ubushobozi. Nta gato kuko twebwe nta imbaraga dufite zo guhata umuntu, ahubwo habaye ubwumvikane kumvisha abaturage ko ibikorwa ari byiza, kugendera no kurebera no ku bandi babidutanze kubigeraho kugira ngo natwe tugire isuku mu ahantu dutuye habone hake nk'uko n'abandi bagiye babikora. Nta gato rero kanabamo, ahubwo umuntu yagombye kumva ko ibintu byiza ari ibyo ukoze ku bushake bitabayemo agahato nyine. Hari imyanya nk'itwaje dutaha n'undi abaturage bo babize mu ruhare, nyuma yabo bakatuga ko ya mafaranga batanze imyanya itakozwe. Mwege mwiteguye gute kutabira nk'abo ngabo? Yego, icyo dukora ubu ngubu hano dufite urubuga duhuriraho kuri uyu mudugudu rw'abaturage bose. Nuvuga ngo ibikorwa byose dukora buri munsi ku wundi, mbere yuko tunatangira uyu munsi tugenda tumenyesha abaturage, twandika ku rubuga, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo yumva atekereza cyangwa gutanga inama. Tugenda rero tugenda dukorana n'abaturage, haba ku munsi w'umuganda, haba mu manama twagiye dukora yo guhuza nyine komite n'abaturage tubamenyesha ibikenewe n'ibigomba gukorwa. Ubu rero icyo twiteguye nuko twabona imbaraga no gusaba cyane cyane abaturage batarabasha kutwegera ngo babashe gushyiraho nabo imbaraga zabo, dufatanye, ariko nta gato karimo, kandi turumva tuzabigeraho kubera ubushake bw'abaturage. Abaturage batanze ibisanzwe kugira ngo babashe gukora umuhanda, kugira ngo ino mihanda numara kuwukora bazawufate neza. Mbese ubutumwa murakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere ni uguha abo baturage nyine baba bataritabira ko baza hafi bakatwegera. Barabona ko hagiye habaho imbogamizi, mbanze mbivugeho, bigatuma wenda bamwe bacika intege iyo twavuze nk'umuhanda tugiye kuwutangira haba imbogamizi tugakererwa. Ariko uyu munsi noneho turashimira Imana ko twabashije gutangira. Ubutumwa rero ni ukugira ngo buri muturage wese
abone ko iki gikorwa kimureba nk'umuturage utuye muri Karisimbi nawe akigiremo uruhari bizanamushimisha kurushaho. Hanyuma kuwufata neza nabyo tuzawugenda tuwubungabunga ko umunsi ku wundi, ubwo nabyo ni uruhare rwa buri muntu wese kugira ngo azabibe hafi, aho ubona bitagenda neza nawe atube hafi kandi dufatanye kugeza igihe cyari cyo cyose. Cyokunda Rosemary, umukuru w'umudugudu wa Karisimbi mu kagari ka Kabeza, avuga ko gukora uyu muhanda bizatuma isuku yiyongera muri uyu mudugudu. Mwiriwe neza, nitwa Cyokunda Rosemary, ndi umukuru w'umudugudu wa Karisimbi. Umudugudu uba mu kagari ka Kabeza, mbe ni nkaho ari wo mudugudu wo mu Murwa, umudugudu wo ku isoko, niryo soko rya Kabeza. Ni igikorwa cyatekerejweho nk'uko twarebaga n'ahandi hose hari iterambere, twicarana na komite y'umudugudu ushinzwe iterambere n'abandi bose bashamikiyeho, turicara tubitekerezaho, hanyuma tuza kubikangurira n'abaturage mu bihe by'umuganda n'inama zose z'inteko rusange, tubishyira mu baturage. Rero iki ni icyerekana ko babyakiriye neza, nubwo burya kwitabira ko umuturage ntabwo biza vuba, ariko babyakiriye neza. Umuyobozi se mufite abaturage benshi muri uyu mudugudu, harimo abishoboye n'abatishoboye, mwagiye mufata ibyiciro ku mafaranga angana cyangwa mwagiye muyigabanya gute, umuntu yagiye atanga gute? Cyane icyo twibanzeho ni umuntu ufitemo umutungo utimukanwa. Iyo ufite inzu itimukanwa definitely ntabwo wavuga ngo uwo muntu ntiyishoboye. Aha ni umujyi, rero twashyizeho igiciro bitewe n'abaturage batuye mu mudugudu bafitemo umutungo. Hari n'abadatuyemo, hari ukuntu bagenda biyegeranya ugasanga bakavaringa na wa wundi utishoboye, ariko mu by'ukuri ugiye kuregeranya neza nta muntu utishoboye ufite umutungo hano mu mujyi wa Kigali. Bose batanze angana, uretse nk'abafatanyabikorwa nk'uyu w'isoko ntabwo wavuga ngo yatanga nk'ay'umuturage usanzwe. N'uriya ufite sitasiyo SP, ni ibikorwa by'iterambere uko bigenda birutarutanwa bagenda nabo bongeramo, ntabwo batanze nk'ay'abaturage basanzwe. Hazahinduka ikintu kinini cyane. Icyambere twagiriwe amahirwe ko twabutangiye umunsi wo gutangiza isuku mu murenge wacu. Twatangije isuku, icyumweru cy'isuku ni nabwo twatangiye. Icyambere ni isuku mu karere kacu, murabizi ko tubishishikariza cyane ko tugomba kugira isuku. Iki ni icyambere kirwanya umwanda n'ibindi byose bijyanye n'umwanda. Twatangiye umuhanda kandi tuzagerageza no kwigisha n'abaturage, nta nubwo ari ukubigisha, abanyarwanda bose basigaye babyiyumvamo ko bagomba kugira isuku. Icyambere na mbere icyo twakoze, twashatse komiti itari y'umudugudu ishinzwe umuhanda. Haba hariho abashinzwe imari, hariho abashinzwe tekinike, hariho abashinzwe mbe ibyiciro byose bijyanye. Rero tujya gusohora amafaranga twanditse, twasabye n'aba amafaranga bakareba icyo twabahashyiriyeho deviyo, icyo tugiye gukora bakayasohora ajyanye n'igikorwa cyo tugiye gukora. Rero urumva ikibyica ni uko umuntu afata amafaranga akayishyiraho wenyine, aho ngaho niho bipfira. Ariko ibi bifite komiti yabyo, ushinzwe amafaranga, ushinzwe ubukangurambaga bw'abaturage batarishyura, hari n'ushinzwe gufata borudero ukwazo. Uwishyuye atanga borudero, mbe ni nkaho ari we ukora audit. Rero icyo nicyo twagerageje kwirinda, kugira ngo iyo birekeye umuntu umwe niho bipfira aho ngaho. So twese tubirimo nk'abaturage, hari komite bishinzwe, niyo hagize ikibazo nibo bajya gusobanurira abaturage. Nkanjye nk'umuyobozi ndi umuhuzabikorwa wo guhuza abaturage na leta, keretse haramutse hagiye ikibazo gikomeye cyane nibwo nabyisangamo, ariko akenshi jyewe ndi umukangurambaga w'abaturage kumenya ngo uyu ntarishyura tumugenze gutya, hari ikibazo kimeze gutya, n'utishoboye aho niho zamubonera kugira ngo musobanurire bagenzi banjye tubone icyo tumufasha. Ariko genda umuhuzabikorwa, ndi umukangurambaga wo kumenya abaturage ko birimo bigenda neza. N'ikibazo bagize, wabonye mu kanya ko hagize amatiyo y'amazi, na taking responsibility yo kugira ngo wasake bimenye, baduhereze umutekinisiye ntihagira ikiba batudepane. Habonetseho n'icy'umuriro, ubwo byose nibyo nshinzwe kugenda mpuza ibyo bikorwa byose
bya leta n'abaturage. umuntu yavuga urabona ko abaturage babashyizeho akabo kugira ngo babashe kwituza heza ese leta yo nta ruhare yaba yarafashe kugira ngo nayo ibongere ubundi buri midugudu hari ukuntu bagiye babigenza twabanje kugira ngo leta idufashe ngo twishyure 30 bishyure 70 niyo gahunda twabanje tureba itinda iratinda bagenda na ntuza na ngira ngo n'ibyemezo byagiye bihinduka rero abaturage baravuga ya tugomba kuva mu mwanda tugomba kugira isuku bafata umwanzuro wo kugira ngo twikorere 100% kandi iyo ugiye ureba umuhanda wacu waragabanutse kuko uca hagati muri karitsiye ntabwo ngana na biriya byo leta ikora ibishaka umuhanda wuzuye kandi aha hatuwe mbere y'intambara ntabwo byari bigenda neza muri planning. Gusoza urabona ko mufite mashini n'ingenzi ese abakoze umuhanda mwataje isoko barapiganwe cyane mu yes aho ngaho komite y'umuhanda yaricaye dushaka ba rwiyemezamirimo twabonye ba rwiyemezamirimo bagera muri 5 tugenda tujyanisha na ba engineers dufitemo ba engineers mu mudugudu bagenda bareba amadevi yabo bajyanisha n'amafaranga y'abaturage uko angana n'abaturage uko bangana bijyanye n'ubushobozi bafite dufata rwiyemezamirimo wari uri hagati no hagati ushobora gusavinga abaturage kuko hariho uwatse menshi cyane hari uwatse hagati ariko bajyanishije n'ubushobozi bw'abaturage. Ubutumwa rero kugira ngo umuhanda wanyu utazatwara n'isuri cyangwa ngari bawukoreye mu butumwa mu abaturage bese ubutumwa bwo tubutanga buri munsi mu muganda nicyo dushinzwe no gukomeza gusigasira ibyo twagezeho kugira ngo hatazongera gupfa urumva icyo dushinzwe cyane cyane umuganda nicyo ushinzwe kugira ngo turinde ibikorwa byo twakoze bitangirika buri munyarwanda arabizi tugomba gusigasira ibyagezweho. Murakoze cyane. Muri uyu mudugudu wa Karisimbi mu kagari ka Kabeza hazubakwa imihanda 2 ku ikubitiro bakaba batangije faze ya mbere ya metero 568 izatwara miliyoni 37 n'ibihumbi 531 n'amafaranga 600.